nongeye kuguha ikaze wowe ugeze icyo tugakana kuri ino video nkubwira ngo mwifuje umwaka mushya 2024 dukomeje kugenda tujyamo neza. Hano ubu turi mu matariki ya mbere turimo tugenda twinjiramo, kugira ngo rero mwifurije imigisha myinshi cyane, Imana ikomeze kugenda igufasha kurinda indwara ndetse n'ibibazo byinshi cyane, ahubwo iguha amafaranga no gutunga ugatunganirwa. wowe kanze kuri ino video rero ugomba kwituna kandi subscribe ugatugana hirya kunze kugira ngo ikintu cyose kije ugite kibona. Nika kanya rero mba nkuzaniye amakuru arimo aragenda trading hano hanze, arimo aragenda aca ibintu nkubwira ngo ntugacikwe no kureba rwose aya makuru aba ari meza, atuma umenya n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nika kanya rero tugiye kuganira kuri wa musore wacu ndetse na wa mukobwa wacu ndetse na nyakubahwa umubyeyi wacu. Urumva ko ari ibintu byinshi biraza kugenda biryoha. Ubwo tugiye kuganira ikintu Nyambo ndetse na Dr Nsabi babaye basaba nyakubahwa perezida wa Repubulika wacu kuri no show y'uyu munsi, ndetse n'ikintu ngo yabafasha ku buryo comedy cyangwa se ikintu cyitwa guseka mu Rwanda, ariko mu buryo bwa bank, mu buryo bwa stand up nabyo bitera imbere, ndetse kuko bafite ngo projet bakora ku buryo umunyarwanda cyangwa se abanyarwanda benshi bayisangamo, kandi bikaza kugenda bihira abantu benshi. Mubwira ngo rero nika kanya rero tugiye kugena tunonosora ibintu, tunamenya ibintu ukuntu byifashe kuri ino mihanda. Ngaye nguko rero kuri no munsi itariki 3 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024 nibwo bahabwaga amahirwe yo kuba bavugana n'umubyeyi wacu, ubwo ndavuga Dr Nsabi ndetse na Miss Nyambo. Musanzwe munakurikirana uburyo bazamutsemo, murabizi Dr Nsabi musanze mu rurimi rwe rw'igikiga, abanyarwanda cyangwa se abantu benshi bagenda bamukunda, yigaruriye imitima yabo. Ndetse na Miss Nyambo muramuzi muri The Message, uburyo rwose ni umukobwa mwiza cyane agenda yagitsingamo. Ubu ngaba rero bagiye bahura mu mafilime menshi cyane cyane nko kuri Kiramani, nka My Heart n'izindi comedy zigiye zitandukanye. The Message kuri channel ya Nsabi, Dr Nsabi nayo ariho kuri Dr Comedy cyangwa se Nsabi Comedy, cyane ko Nsabi na Mico naho muramwumva muri za mitatu muramubona, cyane ko na Nyambo ari uko nguko muri umuturanyi ya Clapton Kibonke muramubona. urumva ko ari ibintu byinshi bagenda bakora kandi bitandukanye bijyanye n'ino entertainment yo mu Rwanda. Nyakubahwa Repubulika y'u Rwanda, we perezida w'u Rwanda, we simbivuze kugenda murosa cyangwa se mwanariza kuko musanzwe muzi, ni umubyeyi wafashe igihugu cyacu akagikorera mu icuraburindi, agafata bamwe mu bakene bo bacikacumu bahohotewe cyangwa se babuze ababo muri jenoside, akagenda abafasha kuko baba barasizwe ihweru nta kintu basigaranye, akabafasha bakabasubiza imbaraga mu mubiri wabo, akabatera akanyabugabo, bamwe na bamwe bakagenda batera imbere. Ubwo bose baba gusobanuriye urabamenye. Reka tuze ku cyatuzanye noneho. Nuko nari mbikubwiye rero, babaye bavuga basaba nyakubahwa wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, avuga ko mu Rwanda ari igihugu gitoya mu bugari, ariko ari igihugu cyagutse mu bwenge, uko abayobozi bakiyoboye bafite ubwenge kandi bwagutse budapfa kwigerwaho n'umuntu n'umwe. Avuga ko rero ari igihugu gikomeza kugenda gifasha imikino myinshi, harimo football, harimo volleyball, rugby, harimo za tennis nazo zatangiye gutradinga, harimo n'imikino myinshi za rugby, harimo imikino nka za volleyball, imikino myinshi bigenda dusapotinga kugira ngo igihugu nacyo cyisange mu mikino myinshi cyane. Ndetse na football nubwo yanze nabwo igenda dusapotinga, ndetse n'amagare. Avuga ko rero n'umuziki baje kugenda babyitaho, abari mu bahanzi bakagenda bahabwa umwanya bakigaragaza, ndetse bakaba bajya no mu nama bakaza kuririmba mu birori, bikaba byiza. Ndetse no ku bahanzi bamwe na bamwe ugasanga ibintu byabateshe cyane.
ariko nanone bakagaruka ku kintu kijyanye na sinema kuko umuntu bashaka amafaranga menshi ariko ugasanga inyungu imyaza ni nkeya cyane bakaba basaba rero ko nabo bahabwa support nk'abakinnyi ba sinema kuko nabo bari mu bantu baha ubutumwa abanyarwanda muri rusange cyangwa se n'abandi bantu batuye hanze y'igihugu cy'u Rwanda bareba filime hari filime ziba zirimo ubutumwa zibanga ibyo ngibyo murabizi avuga ko rero nabo bari mu bantu batembereza ubutumwa kandi ubutumwa butarimo ihohoterwa ari ubutumwa bwubaka budasenya ubutumwa nyine buba burimo ingeri zose cyangwa se kamere za muntu uko ziba ari zose urumva ko ari ibintu nyine byiza ariko nabo bakaba bari gusaba inkunga kugira ngo na filime zabo nabo zibe zaterwa inkunga ku buryo zagira akantu karenze binjiza ku buryo nabo bagira aho bava naho bagera ku buryo bavuga ngo tuba twashoye ariko n'igihugu kiba cyadufashije gucuruza ibihangano byabo ntabwo bigeze basoba ubwo uburyo rero bashaka ko baza gufashwamo gusa urumva ko barimo barasaba ubufasha uburyo nabo muri komedi cyane cyane baza bagira gutya bakavuga ko igihugu cyateguye amarushanwa award of one Cup of igikombe cy'igihugu sinzi ukuntu nakita ubwo cy'abakomediyani ndetse bakavuga ngo best comedy cyangwa se comedy yabaye uwa mbere ni kanaka uwitwaye neza ni kanaka nkubwira ngo rero nuko nguko byari byifashe muri ino mihanda nkubwira ngo ndagushimiye cyane we twabanye guhera ku itangiro kugeza turangije ubwenge Imana ikurinde ciao ciao.